ntibagira uburyarya shenge bahora n'urugwiro abakobwa b'iwacu barakagwira urasohoka udatinya seruke bakurebe maze shenge ugarika ibyano shenge iseko yawe usumba byose mu mibereho yawe wari ukomeye ariko ushima yuko warema umwana w'umuntu kugira ngo amuheshe icyubahiro. Twese uko duteraniye hano turagusaba kugira ngo uko wifuje yuko umuntu yamuhesha icyubahiro wiremeye, turakwinginze kugira ngo bibe byacu. Nuko rero Mana, muri uyu mwanya tugezemo, gahunda zacu urazizi kuva tuzitangiye ndetse kuva zigeze kuri uyu musozo, nubwo zitarasoza neza. Wabanye n'abagaragu bawe ubajya imbere. Uyu munsi wa none, izi tariki twiteguye ibi birori by'abana bacu. Aba bana bacu batumye duterana kubw'umugambi ubaye muri bo. Turifuza yuko ukomeza ibitekerezo byabo, ukazabajya imbere, ukabafasha, bakaguhesha icyubahiro nk'uko wabyifuje. Nuko rero Mana yacu, turi imbere yawe, twese ko twavuye mu mpande zitandukanye, ntacyo twakora tutari kumwe nawe. Imitima yacu, ibitekerezo byacu, turasaba kugira ngo biyoborwe nawe, maze ibyo dukora byose muri iyi gahunda bibe byo kugushimisha. Mana rero, ni koko
turi impande twavura, turi abantu bavuye impande zitandukanye, turi amatorero atandukanye. Niyo mpamvu uyu mwanya wa none ndetse uyu munsi twese uko turi amatorero atandukanye, nta kintu na kimwe kigeze kibaho atari ku bushake bwawe. Ibyo byose byabayeho ku bwawe. Niyo mpamvu twese uri hejuru yacu, ibitekerezo byacu n'imitwe yacu, tukaba dusaba kugira ngo twese ko turi hano tuyoborwe nawe kandi dufashwe nawe, tubyambaje mu izina rya Yesu. Tunejejwe nuko iyi miryango yombi iduhuje. None bashyitsi rero tugiye kubakira. Ndagira ngo nsabe abantu b'abasangwa mwese mwakiriza aba bantu batugendereye amashyi. Ngira ngo babyumvise ko amashyi atabaye amasa, ahubwo ni amashyi akwiye abashyitsi. Rero Etienne muntu w'Imana waratugendereye, none uragarutse, ngwino duhobera. Amen, amen. Murakoze kandi kugaruka nk'uko mwadusezeranye ko muzagaruka. Ngira ngo iyi mikoro ya mwene data yatunda, iyo muvuganye ibintu arabikora. Ndagira ngo ndebere aho ngaho icyo mwakiza, aho abakobwa bacu bagiye ngo tumwakire. Icyo nashimira aba bene data ni uko bambwiye bati tuzagaruka kuko bakabagarutse. None rero reka dusabe abakobwa bacu maze badufashe bakire abashyitsi. Karame. Aha, umusaza ati ubwo ese bimugisha Musangire. ariko mwa bantu mwe rero ubanza nibuze gusabiriza. Etienne wongere usome wumve, uyu ni umutobe w'iwacu. Ngira ngo rwose nk'uko mubibonye, uyu mwene data ni umugabo udatenguha, ariko si we wenyine, namwe mwazanye muri abadatenguha. Uko mwaje niko mwagarutse, Imana ibahe umugisha. Rero ngira ngo nk'uko umaze kukwakira, ubwo nawe wagenda ukiyicarira, noneho tukaba tunywa tukongera tukaganira. Arajya kwicara kugira icyo avuga. Ndanezerewe cyane n'umuryango nyakubahwa François Mushumba. Hari ikintu nashimye ntasubira kwicara ntavuze. Umuyobozi wa gahunda yabivuze neza cyane, ndashaka kukibashima. Avuze ati ubushize ati narebye mu gitabo ati mbona iyi tariki twari dufite abashyitsi. Byumvikane ko mwari mwatuzirikanye kandi mwibuka ubutumire mwaduhaye. Ubwo rero mugira gahunda cyane, ndabashima. Ndagira ngo nsabe abashyitsi twazanye bano umuryango wanjye wose, twaje muri umuryango wa Mungwara Karama Benjamin bahagarariwe na Mushumba François. Ubwo rero kuba mwaratanditse mu gitabo, ubu mu gitabo kindi cyo tuzandikwayo, mumfashe. Uriya rero nigeze kuza tuhagera, gusa n'abagaruka uriya umushoferi mwiza uzi gutwara kandi ufite abanza kumyasa
ryatara ryitwa indangacyerekezo. Burya niko byari bimeze, ntugire ngo wenda byarukuka genda bitasobanutse. Murakoze cyane rero, turabishimiye, turabakunze, Imana nahumugisha. uyu mugabo ni mu mpera nuko turabashimye cyane. Genda ube wicariye, tube tuganira wicariye, hanyuma turaza kongera tuze kongera tuganire. Murakoze Imana ibahe. Ndagira ngo wa mukobwa wamenye akubaha Abafaransa mwigire hino. Ndagira ngo mbabwire, ntabwo naza mu muryango wa Mungwarakarama Benjamin kandi mfite gahunda isanzwe randevu. Nazanye umuto usengeye. Amen. Kandi nagize ko uri umukirisitu. Amen. N'umutobe twazanye urimo ubuki iwacu i Buganza kugira ngo tuganire neza. Ngira ngo nk'uko uyu mwene data atuzaniye umutobe, ndasaba ko haza umuntu n'umutobe akawupfundura tukabanza tukawusaba. Arambwiye ati rero reka uretse kuwupfundura ahubwo nze noneho tuganire by'ukuri. Buriya rero tugiye kuganira by'ukuri. Nk'uko mwatwanditse mu gitabo, twaje muri uyu muryango ku minsi itambutse duhereje inyuma, tuzanywe n'igikorwa cy'urukundo kandi cyarabaye, twaragikoze kigenda neza kuko umwana wacu yivagarariye umuryango wa Kamari, hanyuma umwana wacu yakundanye iwanyu babipfura bagenda neza. Nigeze kubona ahantu mu rusengero cyangwa se ahantu habaye ibirori, babwira umugeni bati shinjagira gitore kuko wubashye Imana. Abo bana rero nabo bagenze neza, barakundana, babipfura babibwira umuryango. Bamaze kubibwira umuryango, tuza gusaba, dukora imihango yose iteganyijwe, hanyuma uyu munsi umuryango wa Kamari bahagaze neza, twaje aho tuzanywe n'igikorwa cyo gukwa kuko abana bacu bakundanye, tugasaba tukanakwa, umuntu twaje kubakora. Imana ikunesha. Ngira ngo abo dusangiye kubyara mwese mumpere uyu mugabo amashyi, kubera ko abana barakundanye barabitwereka, none babyeretse n'ababyeyi baje kudusaba umwana wacu. Ubwo rero baje kudusaba, baje kubakwera, mwaje kudukwera. Ubwo rero nyine turaza kubakurusha. Kuganira ni iki rero? Ni ukuganira n'abari buze gukosha, bakatubwira ukuntu dukosha. Nubwo tubyihutishije ariko uraza kugenda ube wicaye. Nagira ngo mvuge inkuru nyamukuru yatuzanye, kuko gahunda yari ihari. Inkuru rero bantu b'iwacu Nyarubuye, nk'uko bimeze ari ubukwe n'abwishwa nabo n'ab'i Nyarubuye, ni ukuvuga ngo tugiye kwicara ukaganira n'umuryango, natwe tukicara tukaganira n'umuryango, tukareba uko turi buze kugukurusha. Ubwo rero icyo twavugaga ni uko waba wicayemo gakeya, nta kibazo tukaza kukubwira. Urakoze.
maze nimuza kumva ivuze sinze kongera kugira icyo baka. Aha ati po mashi yanyu haze kwitwa Masabane. ngira ngo nk'uko mubizi batubwiye bati barebye mu gitabo, musubire mu gitabo. Nidusoma mu gitabo gusa abantu barababara, ahubwo turafunguye ngo twese dusome. umwanya ni w'abatangira gutanga amazimano tukakira Shenye nibyo mugika abakobwa biwacu bakakwira uraso kudatinya seruke bakurebe maze shenye ugarika ibyano shenye iseko yawe ihera nyabusasekera ngo ushushanye shenye usekere ngo ushushanye kandi nkugabire gaju abakobwa b'iwacu bereke ubundi bukwiye kuko mu muryango wacu ntitukazanura ntitugira amakosa meza atyo bajya mbereke umusore Samira ijambo ryiza nk'uko bivuze nabyo ni byiza rwose, ariko nyine ubwo yaza nawe nyine akaba yicaye hariya ugatangira ugasaba kuko ntabwo urasaba, ahubwo twaguhaye irembo none ubu nibwo ugiye gutangira gusaba. ahubwo naje nk'uko twabivuganye nyine ugiye gutangira gusaba, ubundi uje twaguhaye irembo, ubu rero ni ugusaba nyine. hariho rero bagenzi bacu b'ababyeyi batari bahari icyo gihe, ariko mu kuri nk'uko turi abanyakuri ntabwo turi abanyabinyoma. Etienne yaraje afata irembo bwa mbere, kugira ngo abo twari kumwe murabyibuha. Bwa kabiri araza arasaba, kugira ngo amakuru ya masifara nari umugisha cyane. Arakoze cyane ayo mashyi François yashimye. Mwakongeye kumuha yandi mabukuru. ibyo ari byo byose umugabo yicarira intebe ariko ntiyicarira ijambo rya mugenzi we. Mugenzi wacu yaraje rwose afata irembo mbere, ukurikijeho ndagaruka aragaruka, murumva ko kugira ngo agaruke nuko twari twashimye. iyo washimye umuntu aragaruka. noneho rero uyu munsi ikintu kimuzana azanywe no gukwa. mbese bantu b'Imana muri hano bacu muremera ko uyu mugabo ko ibintu yabirangiye? imana iramugisha cyane. kugira ngo rero nk'uko bigenda Munyemerere muzehe François tutaza kugendera muri cya gihiriri, ahubwo umwana n'uw'umuryango tubaze abana bakize batubwire. umunsi Etienne yazaga hano iwacu gusaba irembo, iyo nkuru narayumvise, ndetse umubyeyi wacu umushumba amwemerera ko amuhaye irembo. aho naziye mvuye mu ishuri, ndetse nari nsizeyo mushiki wanjye ariwe basabaga, ko nari mushumbije intera akibura imyaka runaka kugira ngo nawe arangize. batubwira yuko bamusabiye irembo ndetse bakaritanga. ahari nimba baraje gusaba narasubiye mu gihembwe cya kabiri, ibyo ntabwo mbizi. ndagira ngo badusobanurire, kuko ntabwo njye nakemera inkwano mushiki wanjye atarasabwa.
zo gusaba twarazinyoye ariko uyu munsi dutegereje umunsi wo kuza gupfa kwabo ariko barabanza babisabe ntabwo tuvuga ngo tubahaye umukobwa batabanje kuyisaba ngo tubibahe nimudusaba turabibaha ariko mugaragaze uko mwaje gusaba umugeni no kumukwa tumubahe ariko rero ntabwo mvuga ngo muje kuva ngo muzanye impano tutabanje gusaba umugeni ngo muce mu murongo muzima tujye ko tugenza neza ndetse rero urumva yuko ikibazo kiracyahari ndetse no mu kanya nyirasenge w'umwana uri hafi andi yakararambwira ati ibyo ntabwo bizi sindatanga urugendo rwose basabye Rubanguzankaya Rwankubito umusore w'igikundiro aramwegukanye amubonye amushaka nanjye mudakikwa wa Rwatangabo anteye amatsiko azambwira uko yahabonye nanjye ngereyo aragiye Rubanguzankaya bishatse kuvuga ngo utaha ni njyewe nukuri nanjye uko bari ahangaha harimo abashoferi hakabamo abapilote ariko muri bo hakabamo umuderevu niyigira imbere natambuke yigira imbere aha egera umusaza munyane wakugiye hano ko aha uyu muhungu rero afite impamyabushobozi ya 5 yo gutwara indege akaba ibicu akoga ibicu akazamugeza kuri Cyubahiro Samuel maze rero tiyeno nyemerere utambutse umuderevu wawe atambuke neza rwose agenda asuhuze muzehe François amuramutse anamusezeranye yuko azamusuhuza ubutumwa nyakubahwa François aramuhagarariye aka kanya ndagira ngo akuramutse gusuhuze nawe suhuza muzehe François ngira ngo ni ukuri nk'uko mubibona uyu mupilote w'indege nk'uko mwamubonye nta kibazo kibaho kandi uyu nasanze ubwo mwamutoranije aho umuyobozi ari umuyobozi ntawe uvuguruza umuyobozi ubu rero iyo ndege azayigutsa ndabyizeye reka rero umusabe agenda asuhuze n'aba bantu turi kumwe bakuru bose nagendera urubibi rw'igikaka nagende ruhimbura ibanze nagendera urubibi rw'igikaka rwa ntabwo mubaye nagenda umwiza w'intore Rubanguzankaya Rwankubito ndi mudakekwa wa Rwatangabo
sindarukanwa n'inshuro mu ishokero rya ngoma inganizi nazitanze kuvuna inkiko inkindi nyigerana mu mahina nihandagaje mu myaro umwami mucira inkami nkomereze gwiza mu irasaniro ababisha mbasumbiriza bataragera ku cyambu mbatera icyokere ntibyabimuha impundaza nzibashinga mu bitogo ndabaherana ntihagira n'umutabaruka umutware wawe twabisezeranye nagira ngo mbasabe muramutse kandi umuderevu wa cyubahiro kuba wenyine murakoze cyane. ngira ngo nk'uko ubivuze uko ni ukuri ni uko turi bukwerekeye umugeni nawe wasabye akaza agasanga umuderevu w'indege icyo ni cyo dusabye. ubwo rero abo dufatanije mu muryango ngira ngo icyo uyu mugabo atanze cy'icyifuzo ndumva mukeye muracyemeye twabyemeye kandi ishimwe cyane arakoze. wasangiye inyambo y'ikeza jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori
Batiri ntabideho nyamara mwari ibintu birashakwa sukubeshya icyo nkubwiye umutima uraguma cyono ngwino dore mwari senja sikibisage useka nkuwa mubyaye ateze urugori amata y'ababyeyi yasize wemeye gukamisha uduhaye umwaka nyamibwa we amatage n'irungu wakuze uteteshwa nk'abakubya ukundwa n'indahemuka basaza ba urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabe nyamibwa ikerewe uwamwiza uduteye irungu yaba yazana ninde ugukuye mu rungano urabe nyamibwa ikerewe ibihozo buri munsi na buri joro urabisize wisemo kugenda nyamibwa we uradusize ibitaramo byiza urabisize tuzahora tugukumbura ururiza we igendere se nyamibwa tuzahora
kugusura urabeho nyamibwa ikeye we uhamwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ikeye we uhamwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ngwino 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 nsange musekewe zigama icyanzu hejuru y'ikeza uhara uharazisimbi hiryo muhura urangwa n'uruhanga ruhanze umucyo ndetse n'iyituza kizera mbaraga ndetse n'igituza kizera mbaraga urwo ukunda ruhakeneza ejo rudahungabana nk'umuntu ufite uburanga aho bwuje ibirezi buri munsi nzajya nkwita amarebeye maze uko bwije njye mpora nkuremba maze uko bwije njye mpora nkuremba ko yasendereye urugwiro ngwino ngwino nkumbuye iseko yawe nkumbuye kureba za ntege z'uruhanika ndetse n'irundire maze amahisi itetero ry'imitari umwana warezwe neza itetero ry'imitari umwana warezwe neza urwego rw'inasumba naguhishiye byinshi uzanzava inanga ngucurangire zakora kuri wa muryaha wowe unduryaha nakahara naguteguriye utubyino n'uturirimbo ibisigo n'ivugo uhore Niri
umukazana wanjye wo mu zabukuru. Ongera nkashimira intumwa ya cyubahiro. Imana igumisha. Amen. Mbasabiye umugisha aba bana kandi buryo umwana yasabiye umugisha n'umubyeyi arawugira. Murakoze cyane. Ndabashimira yuko mwatweretse umugeni twabasabye, na nyuma ubu nabasaba yuko wenda twakomeza noneho uko n'abakwera tukaza no kumurika inka twabakwereye kandi Imana ibamushimire. Murakoze kandi nizera yuko nta kintu nabasaba ngo mukingire. Sawa sawa. kugira ngo Etienne murabizi ko iyo asaba aba yizeye ko tumuha. Mwabyumvise? Gusaba umuvandimwe byoroshye cyane mu buryo bukomeye. Etienne aradusaba ko tumukosha. None rero ngira ngo naho umwe muri bene wacu mukuru wacu Muzehe Etienne, ndabizi ko muri abatunzi ntabwo muri aborozi. Bibaye byiza rero mwadukora inka 7 nziza, hanyuma noneho tukishima tukabona wacu twishima. Murakoze. Murakoze cyane rwose. ngira ngo nubwo uyu mwene data avuze inka ndwi, karindwi mu buhanuzi ni umubashitsi. Nta muntu ushobora kuvuga ngo ahubwo uyu mugabo niba yiga iwacu mu badivaransho iwacu tuvuga ko karindwi ari umubashitsi. Ni ukuvuga ngo niyo avuze ko amukwereka, si inka avuze, ni inka karindwi. Inka nibyara na karindwi ari imwe bizuzu. Mwabyumvise? Ni ukuvuga rero ngo inkwano adukwereye murayumvise ni umubare w'inkushyitsi. Turagira ngo twinginge umushumba w'inka n'uvuga amazina y'inka bayizane, bazizane, bazihe amazina yazo, bazivugire, bagire vuba. Naho mubwire Etienne inkwano yazemeye yazitanze. utwiza tugakwira utwanzu inka iwacu zamuye mu twoza ruhimbi naho inyazi zayagwanye mu iriba. Uzaza urabaye inka yanjye nimbararungikamo amata igasagurira abashumba, umugore wayinyoye akayigenda imbere, yarayihuye n'abatindi bayikamadanyidonyi bayitera imisonga, mu gitondo ndayivuganye kuko isi iradogidonyi ahubwo ikamwadiridiri bikagira ngo vuruguvurugu. Abatindi barayibonye ati ndayisana, nabwirira isi ishano mwashano, abazungu bayibonye ati niye kizungu ndabahakanira, ini wanyu muturusha amataje n'amatiku n'imiyaga iwe ikajyana amata, iwacu u Rwanda tugira uti inka zicutse rutimirwa ziri mu mihigo intwari zimaze kubona umugabo nyamugabo w'inkaramwaka n'inzengamihigo y'ishamamurizo nashika nandongo
itwara rwesa mu nkomba icumu ritasi kumeza ibaye n'abatunguje kizagabo avugiye inyambo z'umukara arahira zirakuvutira imyamba y'inkuba imuhura bagidese n'abagore n'itabara n'abanyamusozi no mu giterane cy'izigama cyakoze zitoje amari zitoje gucunga ububi zikavuga mu nka za rusinye zo kuyisingiza ndayibanza niko guhita rutebeza mbuga kwikoresha umwana nasikera vuba mureke dushimire Imana yaremye inka igihe Imana yakuraga n'Isiraheli mu Egiputa yabahaye amasezerano abiri ko ujyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki amata rero ava mu ubuki bukava mu nzuki ugize amahirwe rero asanga nyina yarashatse neza bagashaka mu abahizi bose badahiruka zibanye ikubitiro Imana yaziremye nka musinga imanza asenga umwami kuzitumira umwimura agataha inyerubuye zabyumvira mu itorero zigatanguranwa kwenda iminega zibimera mu mpinga y'ejanjagiro mu birembo bya shenga bashira mu ngo barangamiye amareza ya shema mu mubuga wa gicaca bacuranga izo nkotanyi zikomeje iyo mubiri bumva zikigikuba mu batahira b'imisugi abazishokeye mu masizi bahimbarwa n'isibo yazo zigira n'isuku ntayo wasesa si umwisi ukabirije inyamba ziba kwa rukaka kugera ku mbuga za nyoyo ukaba wahiriwe n'urugendo ukirorera izirimo rwema ukabwira ukuri usesuye n'inkesha abaziranda zigeza Kimironko zisesekaye ku Muhima bemeza ko haje rukanika zibi n'umwisi uvuza urwamo n'umutahira waje kuzambutsa ndababwira ntimureke niririmbire rwose inka zanjye ntizikikanga impyisi iyo amacumu ya rutanamba ya murima iyo akandagiye umugabo yari muyira bashyira mbere ko yamukandagiye umusanyi musanyi kuzura akanwa ruzagiriza abagore beza bahekwa imafarashi ngira n'ubuke bacura mu nyundo komera n'ubuke bacura mu nyundo umuvunyi w'inka avuka mu muhoza inka y'akabare karagamona niyo musinga rusumba muku iyo akandagiye umutesi utaha igihe nzakubangurira kuri rusengo nzagiye umwamba yigaca imwamba nkunda y'umuserita kubwo mu mbabaza abahizi bararungika mu mati gasangurira abashaka umugore wenyine akayigenda imbere amarinda abasaza imyaka akarinda abakecuru gususumira akarinda abakobwa kugumirwa iyo ni mushiki wacu yanyoye umusore amukubise amaso arasaba yanga asa n'uwasinze kubera isura isa nabi ikeye isize isengutse waba umukobwa wasizwe na nyirasenge ikimukubwira nta muturanyi agira munsi y'amatwi namwe mwitegereze iriya misoro uzakora iki mukobwa zizakora icyo nabwiwe nzasasira nzataka nzacumita uruhindu ndemereza uruhimbi nibucya mu gitondo nibyarira abatabazi y'inyiringira y'umugondo wanjye riwe inuzira iki mukobwa ntazakiziririza atitira umusore w'igisambu ushoka akarakuhira nyuma nkazura umukobwa w'injiji mubwira koza ibyansi akoza amasahani yajya gucunda akarigata inzindaro nkamira bigwi ko yaza rubayirwa nyundo ngomya nibanga ko yaza kureberwa ku gasozi nk'umusazi bizareberwa mu kiraro nk'umutavu wo kwa perezida nanjye ndazinduka mu gitondo kare kare njya kuzishakira amazi rw'imishinya nagorora nsanga inka y'Imana yahageze ndapfuka mu gunda senga nturampa inka n'abandi ibindi nibishaka nzabyishakashakira nandimbira nibongereho nandeba unyurwa intare za mutarumu zigize umutarabahizi zikikubona muri mpoga nzakuzivuga amazina baravuga bati wirondogora nanjye ndavuga ntabwo nkomeza kurondogora namwe muraziruzi nizo zatoje ikaramu ndazikama zindi ndakuvumba ndazivuruganya zindi ndamahina ndazihangaza nzihaza ikivuguto nza kuzivuga mu ruhare nubwo nagerageza nimwe mwantoje ariko nubwo naba naragerageje gutera intambwe mwanyigishije sinakwigisha ifi koga sinakwigisha n'intashya kuguruka ubwo sinakwigisha umusaza icyo akoresha ivuro nimwe mu bizi mubyeyi rwose muzikomeza amashyi menshi cyane rwose utu twombi ugize uti uhere kuraka akanabona ari igitare bagize bati ni fanta ni n'umutobe nawutobesha inzara nta kibazo ni nawe utoduteranya n'uwiteka wongeraho n'aka
kakora kako kakora ndabivanga menye neza ko ntacyo biri mu ntware byombi reka rero nisubire muri rukaruka mu mbaraga rukubira y'iminega rukomera bigembe rukubira na ntamba rwama rw'umuntu amati rudahumbira intako rugira impeta zigo rutagenda mu bakora rudacogozwa imihigo rudacuranga ibinyoma rutabwirwa amacibi rudacibwamo n'ihugu rudahemukira inkomere rutagera inkumi rutarwurira nkubiri rwamamaza igishema inyamirwa yo muzirugura imana yagize imanzi ivangamo n'ubwiza n'amaribori n'indondo birangiza umubiri witegereje ritumaganiza imaze kwambara imihigo barakuka mu mihigo ngo muhembe yasize uruhanga twenda kugira icyo tuvuga nk'ababyeyi niyo mpamvu twari dutegereje abana bihari MC wakoze cyane Imana imugisha munyemerere mumpe amatwi imunyemerere inshuti zanjye abatoya n'abakuru imiryango yombi munyemerere mumpe amatwi ngira icyo mvuga kuri uyu munsi mwiza w'ibyishimo by'ababyeyi ku bana nakoze Imana ibamugisha kugira ngo amazina yanjye murayazi yitwa Kamari Musa ninjye papa wa Cyuhiro nkaba ndi hamwe na murumuna wa Cyuhiro ndi hamwe n'umukazana wanjye ndetse ndi hamwe na mama w'umwana wanjye ndabishimira Imana ndashimira imiryango ku mpande zombi kuko iki gikorwa nk'iki nta muntu umwe ukibasha kugikora ubwe gikorwa n'abantu rero mu mpande zombi ndabashimiye Imana ibamugisha rero ikimpagurukije cyangwa ikiduhagurukije nk'ababyeyi kuvuga dufite icyo tuvuga uyu munsi ariko cyane cyane reka mvuge ku cyanjye ku giti cyanjye mwari ejo heza murayizi ejo heza murayizi
turayizi mubyeyi. Imana ibaho umugisha. Njye rero ejo heza nayitangiye kera nteganyiriza abana banjye. Kera umwana yarakuraga umubyeyi akamuha isambu azaturaho azubakamo akamuha niko byagendaga siko abakuru bara siko byagendaga. Njye rero natangiye ejo heza nteganyiriza cyubahiro. Nubwo atari hano muri iki gihugu ariko narakomeje kuko aracyari umwana. Umunsi namushyingiye nzamucutsa kumufasha ariko mu bitekerezo nzakomeza kubimuha. Rero uburyo namuteganyirije ngo kandi ndanamushimira ko yampaye umukazana wari Imana imugisha. Namushimiye koko. Mumfashe kumushimira ngo waye mashyashya. Yatumye umwana wanjye akura kandi ubwo nanjye yarankujije. Gusa so gushimirwa. Rero narabateganyirije nabaguriye isambu yubakamo inzu. Nabaguriye isambu yubakamo inzu. Mwamushimiye ejo bazava muri iki gihugu nubwo cyubahiro ari hari ariko igihe kizagera agaruka iwabo. Hanyuma ntabwo azaza ngo ajye muri hoteli. Muri hoteli ntazajyamo ahubwo azagira aho aruhukira we n'umuryango we. Ubwo icyo niyo mpamvu nababwiye ngo nateganyije nagiye muri ejo heza kera. Icyo nicyo nabanje gukora. Dushimire umusaza kuko ahaye umwana we aho azabarizwa. Aho rero agiye kugera kwa cyubahiro. Imana bamugisha. Icyane cyane ijambo ryari rimpagurukije kugira icyo mvuga n'ibyo. Imana bamugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mushimire cyane n'amashyi menshi cyane. Murakoze. Iby'Imana biratungurana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo biremwe nonaha. Yego. Ngo kugira ngo utazavuga ngo wari ubizi. Yego. Iby'Imana biratungurana rero. Iyi ni surprise. Kandi iby'Imana biratungurana. Ndabereka impamvu bitungurana ndihutisha. Ubwo harimo hatoranywa uzaba umwamikazi kwa Hasuwerusi. Hatoranijwe Esther bitari bizwi. Yego. Abo wari ubizi. Nawe ubwe ntiyari abizi. Ariko Imana yari ibizi. Ubwo bahamagaraga abakobwa b'Ishushani benshi cyane. Mu bihugu 127. Barabahamagara bateranira hamwe kugira ngo hatoranywe n'umukobwa uzaba umugore w'umwana. Esther ntabwo yarazwi dore ko yari anafite ibishakwe. Yari afite ibishakwe bibiri. Ariko ibyo bishakwe ntabwo ari iby'Imana irora. Yego. Pawulo yakoraga umurimo w'Imana ariko ngo akaba afite igishakwe akiza abarwayi ahumura impumyi akora ibintu bitangaza ariko ngo afite igishakwe. Abwira Imana ati ko nkora umurimo wawe ariko mfite ipfunwe ry'igishakwe wankijije iki gishakwe. Imana iramubwira iti ubuntu bwanjye buraguhagije. Rero Esther nawe yari afite ibishakwe bibiri. Icyambere yari imfubyi. Imfubyi burya nta jambo igira nta kwibimeze. Icyo gihe bahamagara abakobwa b'Ishushani ngo bajye gutoranywa. Nta muntu wumvaga ko Esther yaba umwamikazi dore ko yari imfubyi. Ntabwo yari ubona twasiga ku nzara, yari ubona twasiga ku munwa, yari ubona twasiga ku maso. Kwa kundi mujya mubona abakobwa birimbisha. Ntabwo yari ubona ubimo. Ariko icyo si Imana yaroraga. Igishakwe cya kabiri yari afite yari umunyagano. Yari mu gihugu cy'ubunyage yaranyazwe. Urumva ntiyari afite umurora ntiyari afite umwitaho. Ariko Imana imukorera surprise aba ari we umwami ahitamo. Aramushima kurusha abandi bose. Ititaye kuri ibyo by'ibishakwe Imana nuko ikora. Amen. Amen. Imana irora nk'abantu. Imana ntikora nk'abantu. Imana ikora nk'Imana.
mujye mwihanganira rero iby'Imana ikora. Yego. Umusaza amaze guha abana arabubakiye, ari niko umugabo muzima akora, yubakiye umuryango. Nanjye rero nk'umumama, burya abamama baca munsi y'urugo bagasoma utuboga, bakaza bakabwabwanya, umugabo yaza agasanga ibintu byatunganye, umugore akagaburira umugabo n'abana. Siko bigenda? Rero umusaza ahaye abana aho bazaruhukira bavuye muri Amerika, batagiye muri hoteli. Ubundi niko bigenda, bavuye iyo muri ibyo bihugu ntibajya mu mago y'iwabo, baruhukira muri hoteli i Kigali. Rero Cyubahiro na Rodia ntabwo bazajya muri hoteli, bazajya mu nzu umusaza abubakiye cyangwa papa wabo abubakiye. Iyo nzu rero bazayibamo bakeneye imibereho, bakeneye kurya, bakeneye ubuzima. Ntiwaba mu nzu gusa ngo ubeho. Nanjye rero mbahaye inka. Bazanywera amata muri iyo nzu, batanyoye ya mata inuza i Kigali tuma amatuburano, nta mata bayo n'amatuburano, ariko bazanywa amata y'inka yabo badahawe n'abandi. Inka yabo izabaha amata y'umwimerere. Mbahaye Maro, ndabakunda, ndagukunda umukobwa wanjye, ndagukunda cyane, ndagukunda cyane. Ubwire Cyubahiro ko nabahaye inka, muzanywa amata meza, mutazanywa amatuburano. Imana iguhumugisha kandi nzakubera umubyeyi mwiza. Ntabwo kukubera umubyeyi mwiza ari byo nihatamo, ndabifite. Yego. Murakoze cyane. Urabona umwana wanjye, ndagukunda. Urumva? Ndagukunda kandi nongeye nagukunze. Witwaye Gitore. Wakoze cyane. Imana iguhumugisha. Mbona no gushima Imana yishima imigambi y'ishakura. Yego. Jambo ry'Imana rivuga ngo nijye, ni Imana yivuze. Nijye wica imigambi y'ishakura. Yego. Ngo kugira ngo zidasohoza imirimo y'amaboko yazo zagambiriye. Yego. Shimye Imana yakoze imirimo n'ibitangaza kuri uyu munsi. Amina. Ubu bukwe bwaje mu bintu byinshi, ariko ndavuga nti mu ijuru hari Imana. Yego. Kandi Imana yatangiye umurimo ni nayo urangiza. Ubu uyu munsi cyangwa se ntibiranarangira, reka ntekereza ariko n'Imana ikomeje gukora. Ngo ribe bize kuntwara ngo kuko Brown yahagarariye umukuru we. Narababwiye ntabwo Brown ari burongore. Ibyo ni byo hohotera. Ntabwo Brown ari buterure Marodi. Ibyo ni byo hohotera, nabakoresha Imana imirimo y'ingufu. Tegeko nanjye Imana ndarize. Brown araha impano muramuwe mu mwanya wa mukuru we. Yego. Ese gutanga impano ni bibi? Oya. Mama wakoze wakajya. Amushimire cyane. Kurondogora ndekeraho, ariko hari n'ikindi gihe. Bobo namara ko ibyangombwa azaza mari impungenge abantu bateranira aha, banumva amajwi menshi. Ese arakobwa hano iwabo, ariko se ubu aramusagisaje. Menye ubwenge, jewe ndi mukuru si cyane. Menye ubwenge nasanze umukobwa asabwa nyuma ya byaratinze, bakajya gutera igikumwe. Nyuma yako byaratinze, bakajya gutebutsa no gutebutsa. Yego. Nyuma yako cyera mu myaka 25 umukobwa agaherekwa agashyirwa umuryango wamusabye. Yego. Ubwo icyo gitangazo cyo kuvuga ngo Roda ko wahamye wabo ni igitangazo. Ibyo ni bibi. Twe twasabye Kinyarwanda, uko ya Kinyarwanda tuzahekerwa Kinyarwanda. Yego. Amushimire cyane. Umugeni twabasabye ko twabakwereye kandi mukaduha icyubahiro n'agaciro gakwiye umuryango. N'ibyo rero ndabashimira cyane yuko mwakira ubusabe bwacu, hanyuma tugasubira tukadusezerera, tugasubira mu rugo amahoro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Iby'igikundiro ko Imana yakundiye bose mwakoze, kandi Imana yatanze umugisha turawureba, kandi ni amahoro masa kubera Imana.
none rero ubwo mushaka gusubira imuhira ntabwo twabyanga ujye kuvuga inkuru nziza. Inkuru nziza nta muntu uyihisha, ntawe uyipfukirana, igomba kurara imenyekanye hose. Reka ngwino wa mugabo nzanira aba bantu agasozi nibakazamuka ugize inyota, hanyuma ugize inyota araza gufata kuri iyi fanta. ngira ngo rero nk'uko bigenda iwacu mu kinyarwanda, uburenganzira turabutanze, murakoze, Imana ibahumurisha, mugereye amahoro kandi mugire inkuru nziza nk'uko mwabibona. nagira ngo mushimire rwose abasaza baganiriye neza, ati inkuru nziza ntawe ukurikirana. Nizere yuko buri wese ari buze kuvuga ibyabereye aha ngaha.